waba urwaye yakwesha icyubahiro, waba uri mu bukene yakwesha icyubahiro, waba wabuze uko ugenza mu buryo ubu cyangwa ubundi, Imana yihesha icyubahiro. Nta namwe tubonye iginanirwa. Igeze kwa Lazaro, hari ibintu byinshi bakusanyije babigereka ku buzima bwawe, bagufata nkaho byarangiye, bagufata nkaho bigomba kukurangirana. Ariko uyu munsi wa none ndavugana n'ubuzima bwawe, ndavugana nawe. Ongera wizere Imana, niyo iri bugusange aho ngaho bashe. Twaguhamagaye akiri muzima, wanga kuza none uje yarapfuye. Ese wari uzi ko igihe cy'Imana kitajya kirangira? Hari abantu bajya bavuga ngo Mana ngo ndakubohoye, ngo ibi byo byarakunaniye. Nta kintu kijya kinanira. Nibutse ibya Yesu uko yagiriwe bamubamba, binyibutse icyaha we nta kibi yakoze, ninjyewe yazize n'umukiza. Ubicyo nifuza no kuguma mu mukiza wanjye mwihishemo, niwe ngabo yanjye ihora idukingira, imyambi wa mubi aturasa, niwe ngabo yanjye ihora idukingira, imyambi wa mubi aturasa. Emana we, Yesu we, ingoma yawe niyamamare. Yego, reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe aho muherereye hose, aho mudukurikiye muri hose. Birashoboka ko waba udukurikiye ubabaye cyangwa se urwaye cyangwa ufite ibibazo byinshi cyane bitandukanye. Ndakumenyesha ko kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Hari abantu badukurikiye bari mu bitaro, hari abandi badukurikiye bari mu kazi, hari abandi badukurikiye bari mu ngo zabo, ariko bari muri situasiyo zigiye zitandukanye. Hari abadukurikiye badafite amahoro yo mu mutima, badafite amahoro mu byo bakora, cyangwa se hari ikintu kibabangamiye cyane ko mu mpera z'umwaka tuba dufite ibibazo byinshi cyane. Satani aba ari gukora kandi aba ari gukorana imbaraga nyinshi. Gusa icyo twizeye umusaraba niryo bendera ry'abakijijwe, umusaraba ni ibendera ry'abacunguwe. Uwemeye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo yemera umusaraba nk'ikimenyetso gikomeye cyane, kandi yemera umusaraba nk'ubuhungiro bwa. Nta kindi rero wakora, nta kindi cyakurokora, nta kindi cyakurengera uretse kwegera umusaraba, kwegera umusaraba wa Kristo, cyangwa se kwegera ubwiza bw'Imana, guhamagara Yesu, ukumva ko presence y'Imana iri ku buzima bwawe, ukabaho wizeye kandi ukizera kubaho, ntuhore wizeye ibibazo cyangwa se ingorane. Hari abantu benshi cyane bajya babaho mu buzima bwabo bakabizeye ibibazo gusa, ntabwo bashobora kugira ibyiringiro, kandi mu by'ukuri bafite Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Iyo ufite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, nta na kimwe kiguteye ubwoba, nta na kimwe kiguhangayikishije, nta na kimwe cyatuma urara udasinziriye, kuko aho utari cyangwa se aho utari kureba Kristo aba ahari. Hari abaririmbyi indirimbo nziza baravuga ngo iyo aryama twashira, iyo aryama nta n'umwe washobora kubaho. Bisobanuye iki? Ni Imana idasaza, ni Imana itaryama, ni Imana idasinzira, ni Imana itagihunikira, kuko mu buzima bwayo cyangwa se mu mimerere yayo ihorira maso, ibereye maso rero abamutegereje bose. Kandi hari umwanditsi aravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bazakoreshwa iby'ubutwari. Nuko ninje mu kiganiro, amazina yanjye nitwa Pascal Ibisiga Yesu, aduhane umugisha. Reka dusenge Imana. Uri Imana y'amahoro, uri Imana ikiranuka,
nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana turi imbere yawe uyu munsi wa none, si uko twari beza, si uko twari dukiranutse, ahubwo ni urukundo rwawe ndetse n'imbabazi zawe. Hari na benshi bari bifuje kubona uyu munsi ariko ntabwo bawubonye kubera impamvu nyinshi zitandukanye. Hari abatwawe n'amagisida, hari abatwawe n'uburwayi, hari abatwawe n'agahinda, hari abari mu mubabaro, hari abari mu ngorane zitandukanye badashobora kuvuga cyangwa se bashobore gutambuka. Bifuje kugenda ariko ibyo byanze, bifuje kwidagadura ariko ibyo byanze. Uyu munsi rero nabo baragushima. Uko byasa kose, iyo utabana natwe ahacu ntabwo haba hakibukwa, cyane ko tubonye ko abasore beza baratambutse, abapapa beza baragenda, abamama beza baragenda. Twebwe ntacyo twatanze, nta nicyo twahaye Imana kugira ngo uyu munsi tube tugihumeka umwuka w'abazima. Yewe sinuko ibyaduhigaga byabuze, hari ibyaduhagurukiye ari nijoro, ibindi biduhagurukira ari ku manywa. Hari ibyaduhagurukiye twamenye, hari n'ibindi tutamenye. Tugushime yuko izo ntambara zose wazirwanye kandi warazirwanye uranesha. Iyo urwanye rero uranesha, kuko uri Imana y'imbaraga, uri imbaraga zidasanzwe, ariko noneho ugakora cyane kubizera cyangwa se abakwiringiye, abakwizeye, abakwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Bisobanuye ko uzabarwanirira haba ku manywa ndetse na nijoro, ubaneshereza intambara nini ndetse n'intoya. Shimwa rero ko wabanye natwe ukaturinda. Ndasenze kuba dukurikiye barwaye, abo bose wabarambureho ikiganza gikiza. Ni wewe wagize uruhare kugira ngo umwana wa Yayiro abashe gukira cyangwa se abashe kuzuka, yongererwe iminsi yo kubaho. Yararwaye cyane ndetse araremba agera ku rwego rwo gupfa, ariko Kristo uhageze yarahinduke, yarakangutse, arazuka kubw'imbaraga zawe ndetse n'ubutware bwawe. Izina ryawe rero niryubaho kandi ryamamare rikwiragire hose. Ndasenze ngo udukurikiye arwaye yakira imbaraga zikiza, yakira ubutware bukiza, yakire kubohokera imbere y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo turi kumwe nawe ariko aradukurikiye. Ndasenze umuriro w'Imana, imbaraga z'Imana zigende zibane nawe. Nta rindi zina twahereyemo gukirizwamo uretse Kristo Yesu. Niwe ukiza ibyaha by'abantu, ni nawe ukiza uburwayi, niwe wazuye Lazaro. Ndibuka cyane Uwiteka ngo umaze kuhagera uravuga ngo nibamukureho igitare. Abantu barashidikanya, mbonye neza yuko nta kure cyane umuntu yageraho, nta burwayi bwagera kure utabasha gukiza. Amakanseri urayakiza, diyabete ukayikiza, uburwayi bukomeye ukabukiza. Mwami Imana, mwijima ukayikiza, uwamaze kurembura mukiza, uri muri bomboni umukurayo. Imbaraga zawe ntaho zitagera. Niyo mpamvu uyu munsi wa none nongeye guhamagara imbaraga zawe kugira ngo zirengere ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ababuze uko bagenza babone uko bagenza mu izina rifite ubutware. Hari abandi badukurikiye, abo ngabo babuze uko bagenza bitewe n'ibibazo bitandukanye, amadeni akomeye cyangwa se uburwayi cyangwa se kubura uko agenza cyangwa kubura aho aba. Abo nabo ndabasengeye kugira ngo Uwiteka n'abandi badukurikiye bari gushakisha imibereho ariko bikaba byanze bitewe nuko batashobora kubona abakiriya. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo imbaraga zawe zibagereho. Ushonje abone ibyo kurya mu izina rya Yesu. Uwambaye ubusa nawe yambare. Urakoze urakarama rero kuri Imana iri kumwe natwe. Ngwino ubane natwe rero, zamura ibendera ry'ubutware mu izina rya Yesu. Ubutsinzi bubane natwe. Iki kirere turagifata mpiri, icyo twanze n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'umwijima izo turazikuzaho, turazamamura. Ndakwinginze Uwiteka, ibiganiro bigiye gukorerwa hano ni bibi by'umugisha, ni bibi by'umunezero, ni bibi byo kubohora, ni bibi byo guhindura. Mu izina rya Yesu Kristo wohereze marayika wawe wera azabane natwe, kandi umugisha wawe ubane n'abadukurikiye bose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Umugisha w'Imana ubane nawe aho uherereye hose, kandi imbaraga z'Imana zikugereho cyane. Ubuntu budasanzwe bubane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana mbere y'ibindi byose, kuko ijambo riratubohora, ijambo riradukomeza, ijambo ritugirira neza tukumva tuguwe neza muri Kristo Yesu. Turasoma Abakorinto ba kabiri umurongo igice cya 4 umurongo wa 8 ndetse n'umurongo wa 9. Katurebe ijambo ry'Imana. Abakorinto ba kabiri
igice cya 4 turasoma umurongo waho wa 8 ndetse tuze gusoma n'umurongo waho wa 9. Bibiliya iravuze ngo dufite amakuba impande zose ariko ntidukuka imitima, turashobewe ariko ntitwihebye, Imana idutabare. Abakorinto ba 2 umurongo wa 4, Abakorinto ba 2 igice cya 4 umurongo wa 8. Dufite amakuba impande zose ariko ntidukuka imitima, turashobewe ariko ntitwihebye. Murongo wa 9, turarenganywa ariko ntiduhanwa, dukubitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hari igihe rimwe na rimwe ujya ubona uhura n'ibibazo bitandukanye, ugahura n'amakuba atandukanye, ariko ntumenye impamvu ayo makuba ataguhitanye, cyangwa se ntubihereza agaciro, ntubifate nk'ibintu by'umugisha cyangwa se nk'ibintu byabaye mu buryo butunguranye, mbese ukabifata nk'ibintu byabaye mu buryo butunguranye, cyangwa se ukabifata nk'aho hari imbaraga zawe zashoboye kugukiza. Ariko umwanditsi we Bibiliya iratubwiye ngo dufite amakuba impande zose ariko nyamara ntabwo dukutse umutima. Niki gituma abantu b'Imana bahora bababazwa, bagahora barenganwa, icyo bakoze cyose kikaba icyo kubakururira akaga mu bisi, cyangwa se aho berekeje amaboko hose bikanga? Niki kibitera? Ariko rimwe na rimwe bya bindi bikagenda, bo bagasigara bemye. Nuko Imana yirahiriye igirana n'abantu bayiringiye isezerano, icyo koze ibyo dufite byagenda, ibyo dutunze byagenda, umubiri warwara ukaremba, ubushomeri bwabana natwe, ariko ntidukutse umutima. Impamvu ni iyihe? Nuko tubitse ibyasezeranijwe. Niko umuhanga yavuze ngo icyo abayuda barusha abandi nuko babitse ibyasezeranijwe. Iyo twibutse ko twavuganye n'Imana, iyo twibutse ko Imana yatubwiye ko izatuneshereza, iyo twibutse ko Imana ijya ibana natwe no ku munota wa nyuma tukabona igisubizo, ntabwo intambara zidukura umutima, ntabwo ibyago bidukura umutima, ntabwo ingorane zidukura umutima, ntabwo kubura akazi bidukura umutima, ntabwo ifungwa ry'isengero ridukura umutima, ntabwo kubura uko tugenza bidukura umutima. Oya, ntabwo uburwayi bwadukura umutima, nta nubwo amakuru y'ibihuha yadukura umutima, kuko Kristo uri muri twebwe, ugendera muri twe, ukorera muri twe, ntabwo bitwemerera kugira ubwoba, ntabwo bitwemerera gutinya. Muririmbyi yaravuze ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Ngo nubwo waca mu bikomeye, Imana izakurinda. Ngo nubwo waca mu ngorane, Imana izakurinda. Ntabwo dukwiye kuririra hamwe n'abapagani. Hoya, twebwe turi kumwe n'Imana, kandi iyo Mana ishobora byose. Nta kinanira, nta kiyigora. Ihora iri maso ku buzima bwacu, kugira ngo wa mubi atadutembana, kugira ngo wa mugome n'umugambanyi adahiga ubugingo bwacu ngo abuyongobeze ari we Satani. Imana ihora yiteguye, imbaraga zayo ziresitaye kugira ngo iturengere mu byago ndetse n'amakuba. Imana ishimwe cyane. Ariko abazi Imana yabo, abo ngabo bazakomera. Igihe cyo bazakomera, bazakora iby'ubutwari. Maze ngo Saduraka, Meshaki na Abedenego, abasore batatu bajye banezeza cyane. N'uyu munsi wa none abantu benshi bagakwiye kuba nkabo, bakemera Imana no mu bihe bikomeye, bakizera Imana no mu makuba, bakizera Imana no mu burwayi, bakizera Imana n'igihe bashomereye, bakizera Imana n'igihe babuze uko bagenza. Ngo abo basore barahagarara bahamya Imana, baravuga ngo nzi ko ushobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe, nta hantu namwe utadukiriza, no mu burwayi udukirizamo, no mu itanura ry'umuriro wadukiza, no mu ngorane wadukiza, n'ibi bitugoye naho wadukirizamo. Ikijya kibabaza Imana cyane, yego
n'uyu munsi wa none aracyakora uko yari iri kera. Iyazuye Lazaro yabuzwa n'iki gukora ibitangaza hano iwacu. Yakoze ibintu bikomeye, azura Lazaro. Lazaro yari yamaze gupfa, ntabwo yabura kuzura ibyawe, ntabwo yabura kubana nawe, ntabwo yabura kukurengera, kuko Bibiliya ivuze ngo nubwo ibishago n'amakuba ari byinshi ariko ntidukutse umutima. Ntabwo twapfukamira Bayali, ntabwo twapfukamira ibigirwamana ngo twihakane Imana ngo nuko byakomeye. Hoya, ntabwo bishoboka kumwizera Imana. Uwizeye Imana azagubwa neza, nubwo haba mu bibazo bikomeye cyangwa se mu ngorane cyangwa se mu buzima bushaririye. Icyo Imana igushakaho ni ukuyihamya. Ndavugana n'abantu bajya batuka Imana, wabona byagukomeranye, wabona byakurangiranye, wabona wabuze uko ugenza, warangiza ukavuga ngo Imana yanjye nta kigishoboye, ukagera ku rwego rwo gutuka Imana, ukumva ko mu by'ukuri yaguhamagariye kugukoza isoni. Ntabwo Imana yaguhamagariye kugukoza isoni, ntabwo Imana yaguhaye urugo ngo ruzabe urw'iciro ry'imigani. No, yaguhamagariye kugira ngo mbese iziheshe icyubahiro, iziheshereze icyubahiro ku buzima bwawe. Waba urwaye yakwesha icyubahiro, waba uri mu bukene yakwesha icyubahiro, waba wabuze uko ugenza mu buryo ubu cyangwa ubundi, Imana yihesha icyubahiro. Nta namwe tubonye iginanirwa. Igeze kwa Lazaro baterega, nubwo uje twaguhamagaye akiri muzima wanga kuza, none uje yarapfuye. Ese wari uzi ko igihe cy'Imana kitajya kirangira? Hari abantu bajya bavuga ngo Mana ngo ndakubohoye, ngo ibi byo byarakunaniye. Nta kintu kijya kinanira Imana, kandi isaha y'Imana ntabwo mbese ntizinduka, nticererwa, ntijibura uko igenza ku buzima bwawe. Arababaza ngo mwamushyize nimba yararwaye agapfa mukamushyingura nk'uko mubivuga, ibyo ndabyumva muri kubivuga, ariko se mwamushyize? Imana irimo irakubaza ngo nyuma y'ibyo bibazo, nyuma y'izo ngorane, nyuma y'uko ubuze uko ugenza, ariko wowe uri he? Uyu munsi iragusanga he? Donc yamusanze hahandi mu gituro, aho abamushinguye bamushyize ngo barangije bagerekaho ibuye. Nawe hari ubuzima, hari ingorane, hari ibibazo wahuye nabyo, abantu bagira ahantu bagushyira, ariko aho bagushyize Imana irashaka kudakuka umutima. Umutima udafite amahoro ntunezeza Imana, nta nubwo wakwizera Imana, nta nubwo wahamagara Imana, kandi nta mahoro ufite. Nezererwa mu kibazo cyawe, wizere ko umunsi urizira Imana izaza ikagira ikindura ku buzima bwawe. Bari bamaze kumugerekaho urutare, nawe birashoboka ko bakugeretseho amagambo y'ibinyoma. Hari dosiye bakugeretseho, hari ibirego bakugeretseho, hari ibintu byinshi bakusanyije babigereka ku buzima bwawe, bagufata nk'aho byarangiye, bagufata nk'aho bigomba kukurangirana. Ariko uyu munsi wa none ndavugana n'ubuzima bwawe, ndavugana nawe. Ongera wizere Imana, niyo iri bugusange aho ngaho baguteretse, aho ngaho. Hari igihe ujya wibwira ko Imana izagusanga aho utari. Hoya, izagusanga aho ngaho bakugeretse, aho ngaho bakugeretse ni naho izakiriza ubuzima bwawe. Baragenda, bamaze kuhagera bati ni hano twamushyize. Ati none no mwebwe, ni mwebwe mwamurambitseho iki gitare, ngaho ni mugikureho, ibindi ni njye urabyikorera. Imana ishimwe kwigikoresha n'abanzi bacu, Imana ishimwe kwigikoresha n'abagome ku buzima bwacu. Imana ishimwe kandi ko itajya yitiranya amazina, ikabizi buri muntu wese nibimugora byose, ikabizi buri muntu wese nibimuhangayikisha, ikabizi buri wese ibituma arara adasinziriye. Ariko Imana irimo irakubaza ngo muri ibyo bibazo nyine, ibyo ngibyo uvuga kurimo, wakutse umutima cyane wakutse umutima,
uyu arareba aravuga ngo mfite amakuba impande zose, mu muryango mfite amakuba, mu kazi nkora mfite amakuba, mu rugo rwanjye mfite amakuba, mu mibereho yanjye mfite amakuba, ariko ikiruta byose ntabwo nkutse umutima. Imana ishimwe. Ntabwo Imana ishaka ko dukuka umutima. Oya, wowe nyuma y'ibyo byose ibuka icyo wavuganye n'umuremyi wawe, ibuka icyo wavuganye n'Imana, ibuka ko ubuzima urimo ndetse rimwe na rimwe nubwo bukugerageza wabugezemo wavuganye n'Imana. Hari icyo Imana yari yavuganye nawe, urwo rugo wagiye kurwubaka Imana yavuganye nawe, ako kazi wagiye gukora Imana yari yavuganye nawe. Ariko kuba waravuganye n'Imana ntibisobanuye ko utazahura n'ibigeragezo, kuko ibyago n'amakuba ni byinshi ku mukiranutsi, ariko Imana imukiza muri byose. Ntabwo yagukiza uburwayi utarwaye, ntiyagukiza ingorane zitakubayeho, ntiyakubohora iminyururu utaboshywe, ntiyagukuraho igisuzuguriro nta bakigusize, ntiyakuvuga neza, ntiyaguha amavuta y'igiciro cyinshi hatarabaye bakuvuga nabi, ntiyagukiza uburwayi utarwaye. Ahubwo menya ngo ibyakubayeho byose yari ukugira ngo Imana yubahishirize muri wowe, ntabwo yari ukugira ngo utuke Imana. Yewe n'ibyakubayeho byose ntabwo wakwirwanirira ngo ubivemo. Hoya, nta munyembaraga n'umwe wakwikura mu kigeragezo uretse Imana yonyine. Niyo igize igakora, rimwe na rimwe ishobora no gukoresha abantu, ariko ariyo yakoze ujya kubona ukabona ikigeragezo cyakunze. Ahubwo ingorane urarwana ute? Habaho kwiheba, hakabaho kwirwanirira, kandi uzi umuremyi wawe, kandi uzi imbaraga z'Imana zabanye nawe. Twabonye benshi bavuga bati nari ndwaye indwara ikomeye, Imana irankiza, nari narabuze uko ngenza, Imana ifungurira amarembo, narakoraga bikanga, ariko Imana yampaye amahirwe. Imana, mbese ugasanga hari ikintu Imana yakoze ku buzima bwawe. Ariko uyu munsi turi mu kwezi kwa 12, urabona ko utazakurangiza, urabona utazabona umunsi mukuru, urabona utazabaho, urabona umwaka utazawurangiza. Nzanye ijambo rivugana nawe. Imana yambwiye ngo ngutangarize, reka gukuka umutima nubwo ingorane zikugose, nubwo intambara ari nyinshi, ariko Imana iracyari kumwe nawe, izabana nawe. Nubwo wagera mu gicucu cy'urupfu, Imana izakuvanayo. Ni inyembaraga, iyo ivuze biraba, iyo itegetse birakomera. Nta na kimwe cyarogoye umugambi wayo ku buzima bwawe. Turi kumwe, tuvuge ngo amen. Nanjye ntangiye gufashwa. Nta na kimwe cyarogora umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Hari igihe ujya bwira ko ibivuga Imana itabyumva, hari igihe wibwira ko umubabaro wawe Imana itawubona. Irawubona, kuko irebera hose icyarimwe, yitegereza ikareba, ikamenya igituma utanezerewe cyose Imana irakibona. Ahubwo nakwibaza ngo muri ibyo bibazo, muri izo ngorane, urimo uraciranuka? Hari igihe abantu bakenera ubutabazi ku Mana, ariko mu by'ukuri ari abanyabyaha bagotomera ibyaha nk'abanywa amazi. Wageraho babeshya nawe ukabeshya, wageraho basambana ugasambana, wageraho basinda ugasinda, wageraho bagambana ukagambana, wageraho biba ukiba, ariko warangiza ngo ukeneye ubutabazi bw'Imana. Icyo nacyo ntabwo nabura kukivuga. Ukunda Imana niwe umenywa nayo. Nta kuntu na guto Imana ishobora kugutabarira mu byaha urimo. Byanga byakunda, hari ibyo ugomba kubanza kwegezayo, hari ibyo ugomba kubanza gukuraho, hari ibyo ugomba kubanza gutandukana nabyo. N'uwo mubabaro n'agahinda nawe ugomba kubanza gutandukana nawe. Imana igakora igitangaza ku buzima bwawe. Umunsi wikingiranye, ugashyiraho urugi, ukajya mu nzu yawe, ugahimbaza Imana, ukayemerera, ugahimbarwa n'ubuzima urimo, ukavuga ngo menye neza ko ubuzima ndimo wabugizemo uruhare. Utitaye kubuvuga ko aribo bakugerageza, utitaye kubuvuga ko aribo bakuroga, utitaye kubuvuga ko bagutega imitego, wowe ukegera Imana, ukayihamagara ikaza imbere yawe. Ibyo bindi byose izabikora. Icyo Imana ishaka nuko uyegera ugatandukana n'ibitavuga Imana byose. Wahisemo kuba umukiranutsi, kandi tukagusanga mu bikorwa bibi. Wahisemo kuba
umuntu w'Imana wahisemo gukorera Imana, ariko uyu munsi wa none unyuzamo wabona byagucanze ukajya mu bapfumu, kandi wari wahisemo gukorera Imana no kubana n'Imana. Wowe ufite ikintu utegereje ku Mana, kandi Imana yavuganye nawe ikubwira yuko izagutabara, ikubwira ko izakuruhura, ikubwira ko izaguha icyo wifuza, ariko uyu munsi urafata ijambo Imana yakubwiye ukaritesha agaciro, ukagera ku rwego rwo kujya kuraguza, kugisha inama, gukoresha imiti. Imana yacu yo mu ijuru ntijya ibangikanwa. Twabonye abasore batatu, Saduraka, Meshake, Obedenego, bo baravuze ngo noneho iyi Mana nubwo itadukiza izakomeze yitwe Imana. Nanone iyo umaze kwemera ibibazo byawe, ukemera ingorane zawe, ugomba kwizera ko nubwo Imana itagukiza nta cyahindura kwa iba Imana, kuko ibingibi dufite mu isi cyangwa se ibyo turonka, ibingibi Imana idutiza rimwe na rimwe irabiduha cyangwa ntibiduhe. Ikindi gihe ikabiduha twabize icyuya cyangwa tutakibize, ariko nibidufasha kubaho, ntabwo ari ibisimbura Imana ku buzima bwacu. Ubwo uhite wibwiriza, wowe wasengeye kubona inzu uyu munsi ukaba uyisambaniramo, wasengeye kubona imodoka uyu munsi ukaba uyisambaniramo, wasengeye kubona akazi uyu munsi umushahara wa mbere ukaba uwujyana mu ndaya, wowe wasabye kugira ngo Imana iguhereze urugo, ariko uyu munsi akaba ari wowe urubuza amahoro. Uhita wibaza, wowe noneho wasabye kugira ngo Imana iguhe amafaranga yo kwiga, ariko uyu munsi wa none amashuri yawe cyangwa se inyigisho wize uriho urazikoresha nabi. Rimwe na rimwe bamwe tukanababona leta yarabishyuriye amashuri, ariko uyu munsi akaba ari bo ba mbere bayisiga icyasha, bayivuga nabi, aho kugira ngo bafate ya mbere yo kugira ngo bayivuge neza, bavuge ibyiza ikora. Nacyo ntabwo nabura kukivuga. Nurangiza wibaze ngo mu bikorwa Imana yankoreye, njyewe uyu munsi wa none ndimo ndayikorera iki? Ese nitwara nte? Ariko namwe muteza abantu b'Imana ntabwo bishoboka. Ntabwo wahamagara Imana ngo izikorere mu kavuyo. Reka dufatanye uyu muririmbyi noneho wumve icyo umuririmbyi nawe yavuze. Umuririmbyi w'105, umuririmbyi w'105, reka turirimbe twumve icyo avuga. Reka mugenzi wanjye uri kuri kamera mfashe, nanjye reka ndebe hano. Ni byiza yuko duhindukira tugakorera Imana mu kuri ndetse no mu mwuka, kandi tukemera ko ariyo igigira icyo ikora muri ubu buzima. Niwe mutware, niwe mutware. Nta mpamvu nimwe yo kugira ngo ucika intege cyangwa se ugane mu zindi nzira. Ni umuririmbyi w'105 uvuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje. Reka turirimbe. Ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankuyeho imigozi. Byavuye se kuki? Byavuye kugushaka kw'Imana yonyine yambohoye. Byavuye se kuki? Byavuye kugushaka
kw'Imana yonyine yambohoye. Ni Yesu wenyine wantoreye guhirwa mw'ijuru mu bwami bwe. Mwese nimumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abaziwe. Mwese nimumenye yuko umukiza wacu ajya asanganira abaziwe. Suko nari mwiza habe namba, n'ubuntu bwa Yesu yangiriye. Yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanwe n'abambuzi. Yarambabarijwe kuri wa musaraba, ndetse yabambanwe n'abambuzi. Kandi iyo nibutse ibya Yesu uko yagiriwe bamubamba, binyibutse ibyaha we nta kibi yakoze, ninjyewe yazize n'umukiza. Binyibutse ibyaha we nta kibi yakoze, ninjyewe yazize n'umukiza. Kandi iyo nibutse ibya Yesu uko yagiriwe bamubamba, binyibutse icyaha we nta kibi yakoze, ninjyewe yazize n'umukiza. Ubicyo nifuza no kuguma mu mukiza wanjye mwihishemo. Niwe ngabo yanjye ihora idukingira, imyambi wa mubi aturasa. Niwe ngabo yanjye ihora idukingira, imyambi wa mubi aturasa. None icyo ngusabye mwami Yesu, ingeso wa mubi yanyanduje, zashaka kubyuka zirimbura zicepe, more nihariwe n'ibya Yesu. Zashaka kubyuka zirimbura zicepe, more nihariwe n'ibya Yesu. None maso yanjye nawe matwi, nawe munwa wanjye mubiri we, mwese mushimishe iwankuye mu ngoyi, n'ibyaremwe byose tumushime. Mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi, n'ibyaremwe byose tumushime. Mwese mushimishe uwankuye mu ngoyi, n'ibyaremwe byose tumushime. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana ishobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Twarimo duhugurana
kugira ngo ntidukuke umutima. Nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi, ariko Uwiteka udukiza muri byose. Kandi ikindi ntidukutse umutima, kuko twizeye Kristo wapfuye akazuka, umwami wacu, igiti cy'inganzamarumbo. Yararahiye atsindira isoko ryo kuturenganura, yatsindiye isoko ryo kuturwanirira, yatsindiye isoko ryo kutwitaho, yatsindiye isoko ryo kuturwanirira. N'uyu munsi wa none muri uyu mwaka, izi mpera z'umwaka abane natwe. Ariko umuririmbyi nawe ashoje avuga ngo ibyaremwe byose tumushime. Nta kindi twakuretse kugushimira imirimo n'ibitangaza wakoze, kandi n'ubutarabikora nawe uzabikora mu izina rya Yesu Kristo. Muri aka karere turimo, muri iki gihugu turimo, muri iyi ntara turimo, ndakwinginze Uwiteka Imana ngo wumve aya mashimwe tuzamuye mu izina rya Yesu Kristo. Komeza kubana natwe, turasabira umugisha abari badukurikiye bose, ababanye natwe, ubaho umugisha kandi ubiteho, ubarengere. Nasenze cyane kugira ngo Mana, buri wese uko adukurikiye ameze, cyangwa se n'ibyo arimo, cyangwa n'ibyo ari kubarizwamo bitamumereye neza, umurinde kandi umurengere. Komeza kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Nimero yanjye ya telefone ni 0723028771. Tuzakomeza kubana namwe mu ijambo ry'Imana. Nimba utarakora subscribe, kora subscribe, share ndetse na comment. Ibisigaye Yesu naduhane umugisha. Shalom.